urashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye, ari byo kubyarwa ubwa kabiri cyangwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera? Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Urashaka gusobanukirwa n'aho ubuhanuzi bugeze ndetse n'ibindi? Tega amatwi ikiganiro Yesu Kirisitu gukiranuka kwacu kuri Radio Communautaire Amani ivugira mu karere ka Rubaya kuri 95.5 FM. Ibiganiro byacu bitambuka buri mercredi mu rukerera saa 10:30 kugeza saa 11:30, vendredi nimugoroba guhera saa 10 kugeza saa 11. Imigisha y'Imana ibane namwe mwese. Yesu ashimwe. Dukomeje gushimishwa nuko tubanye mu kiganiro cyacu cyitwa Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mureke dusenge Imana maze twinjire mu cyigisho cyacu, kandi mbararikira kugira ngo mujye mubumbura Bibiliya zanyu kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Mureke dusenge Imana maze twige icyigisho cy'uyu munsi kugira ngo utunge umutima w'ubwenge. Mureke dusenge. Tugushimye Mwami uburyo twitaho, uburyo ugiye kutumenyesha inama y'agakiza kugira ngo tube mu isi dufite ibyiringiro byo kuzakubona. Abari ukomeza ubane natwe, udukure ahabi, udushyira ahantu hazima, kugira ngo ubwo ugiye kuzaza he kuzagira umuntu urimbuka. Buri muntu wese uduteze amatwi ukomeze umwumvishe yuko akeneye gukiza ubugingo bwe, kugira ngo yaba muri we yaba no mu bandi bantu bazabasha kubona guhinduka kwe, azabashe kubabera imbuto nziza. Ukore umurimo ukomeye binyuze mu aya magambo kugira ngo umwuka wawe wera abashe kuyaherekeza. Nibyo dusabye kandi twizeye yuko twumva mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo Yesu azitura icyana cy'indogobe. Nicyo cyigisho tugiye kwiga. Yesu azitura icyana cy'indogobe. Aya magambo tugiye kwiga usenge kugira ngo nawe ubashe kuyumva. Twagiye twiga iby'ubuhanuzi, twagiye twiga ubuhamya bw'abantu babashije gukizwa. Ubu tugiye kwiga Yesu azitura icyana cy'indogobe. Turi buyabone muri Luka 19, turahera ku murongo wa 29, turi bumanuke tugeze hepfo. Reka twumve icyo aya magambo atubwira. Ageze bugufi bw'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be ati, mujye mu kirerure kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu babaza ati, murakiziturira iki? Mumubwire mutya muti, databuja niwe ugishaka. Izo ntumwa ziragenda zibasanga nk'uko yazibwiye. Bakizitura icyana cy'indogobe, ba nyiracyo barababaza bati, murakiziturira iki? Baramusubiza bati, databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bakicazaho. Yesu akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro ni rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose bati, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro kiba hasumba hose. Abafarisayo bari muri iryo teraniro baramubwira bati, mwigisha cyaha abigishwa bawe. Arabasubiza ati, ndababwira yuko aba bahoze amabuye yarangurura. Aya magambo niyo tugiye kwigana muri iki gitondo kugira ngo buri muntu wese abashe kuyazirikana. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo Yesu azitura icyana cy'indogobe. Umuntu yakwibaza, kuba agiye kukizitura ibi bintu byatwigisha iki? Reka dusenge Imana yuko
uwo mwuka baranditse ngo uwo mwuka nazaza azabasobanurira ukuri kose. Ubu rero turi gushima Imana yuko uwo mwuka hari kandi yiteguye kukumvisha yuko Yesu yazituye icyana cy'indogobe kandi bikaza kukugirira akamaro. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiye yuko igihe yarageze hafi ku musozi wa Elayono yaje gutuma abigishwa be, arababwira ati yatumye babiri, aravuga ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse ngo kitigeze guheka umuntu. Yesu yarakibonaga ariko ababigishwa bo ntibakibonaga, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo cyari kimaze igihe runaka kiziritse. Ariko Yesu yarakibonaga, yarazi naho kiri. Amaze kukibona aho kiri atuma abigishwa be, yatumye ari babiri, aravuga ati mugende muri bukibona ahantu runaka. Ariko kimaze igihe kinini kiziritse, kandi icyigisho turi kwiga ni uko Yesu yabashije kuzitura iki cyana cy'indogobe. Umuntu yakwibaza, iki cyana cy'indogobe kimaze igihe kinini kiziritse, ntabwo batubwiye ngo cyari kiziritse imyaka ingahe, oya, ahubwo batubwiye yuko kimaze igihe kinini kiziritse. Nyiracyo yari yarakiziritse. Yesu abibonye aravuga ati mugende mwa kiriya kirorero muri buze kukibona kimaze igihe runaka kiziritse, nimugenda mukiziture. Yesu nicyo kintu yababwiye ngo mugende mukiziture. Mureke rero aho Bibiliya ibera nziza nuko igomba kutubwira iby'iki cyana cy'indogobe kimaze igihe kinini kiziritse, kandi Yesu turi kwiga icyigisho kivuga ngo kuzitura icyana cy'indogobe. Ubwo biri kumvikana yuko ibi bintu natwe biri bigire ikintu bitubwira. Mureke twongere tunyarukire muri Luka igice cya 4. Luka igice cya 4 bagiye kutubwira ibintu byiza cyane. Amagambo turi busome guhera ku murongo wa 18 haranditse hati umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Uyu ni Yesu ubwe wivugaga. Yari ari mu rusengero rw'i Nazareti, abantu bari bamuri imbere bamuhaye igitabo aragisoma, ababwira yuko icyamuzanye ari ukubwiriza abakene ubutumwa bwiza, n'ikindi ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Mwumve rero, hano turi kumva Yesu ari gutuma abigishwa babiri, akababwira ati mugende hirya muri bubone icyana cy'indogobe ngo kiziritse. Ariko mureke mbabwire, iki cyana cy'indogobe kimaze igihe kinini kiziritse. Yego gifite uwo cyashushanyaga, kuko muri zimwe mu nshingano za Yesu, nk'uko yatumye bari abigishwa aravuga ati mugende mukiziture, kuko yarakibonaga. Ni nako muri Luka igice cya 4 batubwiye ngo yaje aje kubohora ibisenzegeri. Mureke mbabwire, iki cyana cy'indogobe kimaze igihe kinini kiziritse cyerekeza ku munyabyaha. Umuntu nawe ashobora ubwe kuba amaze igihe runaka aziritswe, kuko hano baratubwiye bati icyazanye Yesu ngo yantumye kumenyesha imbohe yuko zibohorwa. Burya iki cyana cy'indogobe cyari kiboshywe, cyari kiziritswe, ariko icyamuzanye Yesu ni ukugira ngo kibashe kuziturwa. Iki cyana cy'indogobe rero turi kureba kigiye kuziturwa, we kubona yuko ahari ari icyana cy'indogobe gisanzwe, ahubwo ni Yesu Kirisitu nawe ushaka kukuzitura. Birashoboka yuko waba umaze igihe kinini uziritswe, ukazirikwa ariko mu bisa no gusenga, ariko ugifite igomwa. Kandi amagambo twasomye nakunze mu Baroma igice cya 8, mwumve iri somo, nararikunze, tuzajya tugaruka tunariganireho cyane kuko ryaramfashije cyane. Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 7 haranditse ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Ngo rega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Mwumve rero icyo cyana cy'indogobe cyari kiziritswe icyari cyo, ni umuntu iteka ufite umutima wa kamere. Hano baratubwiye bati, mwumve amagambo nakunze, baratubwiye bati umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, ngo ntiwumvira amategeko y'Imana ngo ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora
ntibashobora kunezeza Imana, abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ubu rero hari abantu benshi bari gushaka kunezeza Imana ariko bakiziritse. Niyo mpamvu Yesu ari gushaka kugira ngo abanze abaziture. Yesu yabonaga kiriya cyana cy'indogobe, abona uburyo kimaze igihe runaka, nyiracyo yari yaragifashe arakizirika, ariko Yesu we akibonye ashaka uburyo bwose yakizitura. Mureke rero mbereke aho abantu benshi babashije kuzitirwa. Abantu benshi bari kuzitirwa, ikiziriko kigakomeza kubafata kandi basenga bagifite umutima wa kamere. Abandi bo ni abapagani ku musozi, hari abasinzi, hari abasambanyi, hari abahehesi. Ibyo byose ni imirimo ya Satani ikiri mu mibereho yabo. Abo rero burya nabo bashaka kuziturwa. Mwumve ikintu Yesu yarakibonaga. Abigishwa ba Yesu ntabwo bari bazi aho kiri, ariko Yesu we yari akizi. Yaraza agahinda kimaranye kiriya cyana cy'indogobe kiziritswe, arababwira ati mugende, nimugera hirya muri buze kugisanga aho hantu, kimaze igihe kinini kiziritswe. Murebye rero uburyo abantu benshi baziritswe bagifite umutima wa kamere, batigeze bihana kandi babarizwa ahantu basengera. Akomeza kuvuga ngo Yesu ngo arakaza, muzajya mubyumva bamwe bavuga ngo maranatha, ngo umwami Yesu naze, kandi aramutse aje yabarimbura. Mwumve burya impamvu baba bavuga ngo naze ni ku munwa, kuko baranditse mu gitabo cya Mariko igice cya 7 uhereye ku murongo wa 6 ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Gushimisha Imana umunwa ni ukuvuga ngo Yesu ashimwe, ibintu nk'ibyo, ariko umutima wawe Yesu Kristo atarawubona. None nshuti yanjye, ibyawe byaba bimeze bite? Niyo mpamvu ukeneye kubanza ukabitekerezaho. Turi kubona iby'icyana cy'indogobe cyari kiziritswe kimaze igihe runaka. Weho birashoboka yuko waba urangije imyaka igera muri 20, imyaka igera muri 30. Rimwe na rimwe unavuga yuko wabatijwe ariko umujinya utarigeze kugenda, amahana atarigeze kugenda, maze byarangiza ukumva nta kibazo bigutwaye. Wa muntu we rero, Imana ibane nawe kugira ngo ubashe kuziturwa, kuko nutaziturwa, nudakurwa mu mutima, ibyo bitekerezo bibi ufite, ayo mahane mabi ufite, nudakurwamo gukunda iby'isi ngo ukunde iby'Imana mu mutima wawe, ndi gutekereza yuko ibyo bintu wibwira ngo uzajya mu ijuru, ntabwo ijuru uzarijyamo. Mureke mbabwire, ntabwo ijuru ari irya so wanyu, ntabwo ijuru ari irya nyakorome. Ijuru ni iry'Imana, kandi Imana yera. Niyo mpamvu niba Imana yera, weho ufite umutima wanduye, ndi gutinya yuko iryo juru utazarijyamo. None ibyawe byaba bimeze bite? Wumve rero kiriya cyana cy'indogobe ngo cyari kimaze igihe kinini kiziritse, ariko Yesu we yarakibonaga, ashaka uburyo bwose yabasha kukizitura. Ubu rero mureke mbabwire, nawe Imana iri gushaka uburyo bwose yabasha kukuzitura. Niyo mpamvu ibi byigisho ukomeje kubyumva, rimwe na rimwe ugakomeza kubyumva buri Mercredi mate guhera saa 10:15, yaba na Vendredi guhera saa 10, ibyigisho bikomeje gutambuka kandi bikwereka yuko uri umunyabyaha ukeneye agakiza cy'Imana. Yesu we yatumye ngo abigishwa babiri, arababwira ati muri bugende mu gisange hirya, kandi umugambi ni ukugira ngo iki cyana cy'indogobe kibashe kuziturwa. Uru ni urukundo Yesu Kristo akunda umuntu. Hari impanuka nyinshi zagombaga kuguhitana, hari ibintu byinshi byagombaga kukugirira nabi, Yesu Kristo akabasha kugukiza ibyo bintu kugira ngo ahari ubashe kwihana. Baranditse amagambo ari mu Baroma ngo kugira neza kw'Imana niko kutuherereheza kukwihana. Hari ibintu byinshi byagombaga kukugirira nabi, hari ibintu byinshi byagombaga kuguhitana. Mureke mbabwire, ibi bintu byose byabayeho kugira ngo basubashe kwihana. Hirya y'ibyo yuko utihannye, mureke mbabwire, n'ikindi gikurikira, hari n'ibyigisho ukomeje kwiga. Ibi byose biri kukwereka yuko uri umunyabyaha kandi ukeneye kuziturwa. Ariko ikibabaje, iki cyana cy'indogobe mu kanya tugiye kubona cyo cyaremeye kiraziturwa, ariko weho birashoboka yuko ukomeje gushinga ijosi, ugakomeza kubana umutima wa kamere. None nshuti yanjye, ibyawe bimeze bite? Hari ibintu umuntu akeneye kwibaza. N'ubundi baranditse ngo ibihembo by'ibyaha mu Baroma 6:23
haranditse hati ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho biri muri Kristo Yesu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibyo byaha ukomeje kubika mu mibereho yawe, ko ibihembo byabyo ari ugupfa by'iteka, ubona nakaye kamara ibyo byaha bigufitiye. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Mureke mbabwire, umunyeshuri ariga kugira ngo nabona diplome bizamufashe kubona akazi. Yewe n'umuntu arahinga kugira ngo azasarure arye abone n'ibyo agurisha mu soko bibashe kumukenura. Weho ibyo byaha ubitse mu mibereho yawe, uwo mutima wa kamere n'ubundi kugiye kuzakurimbuza, ubona akamaro kawo ari akahe? Wumve rero, iki cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe. Mureke mbabwire, hari abantu benshi bemera yuko baziritswe, nabemera ubusambanyi ku karubanda. We yakoze icyaha agasambana, ahita abona yuko burya Satani amuziritse. Iyo abona wenda arangije imyaka runaka adasenga, ahita abona yuko Satani burya yamuziritse. Ariko ikibabaje, abantu basenga, yaba ku cyumweru, yaba abantu bavuga ubutumwa bwiza, yaba kwa ya maradiyo kw'iyi radiyo mbwiririzaho, rimwe na rimwe we ntabwo abona yuko aziritswe, kuko arareba akabona uburyo asenga. Rimwe na rimwe yareba ahagarara imbere y'abantu, akagira ngo guhagarara imbere y'abantu niyo mibereho inesha icyaha. Wumve rero, abantu benshi baraziritswe. Niyo mpamvu nibadatabaza Yesu ngo Yesu abashe kubazetura, umva ahantu bari ni habi cyane. Mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana igice cya 3, mwumve aya magambo. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 hari amagambo nakunze, kandi nakunze yambereye meza cyane. Igitabo cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa 8 haranditse hati, ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ukora ibyaha ni uwa Satani, ngo uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ngo ariko ibyo umwana w'Imana yerekaniwe, ngo ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mwumve aya magambo uburyo atangaje, ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Reka nkubaze inshuti yanjye, kuri rimwe na rimwe wiyita umuntu w'Imana, ubona ibyaha utakibikora, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Abantu benshi ni aba Satani kandi basenga. Ibyaha ntibyigeze birekwa. Oya, wagira ngo kuba umuntu w'Imana ni ukubarizwa aho iby'Imana bivugirwa. Kuba umuntu w'Imana ni ukubaho imibereho inesha ibyaha. None abantu ibyaha barabigotomera, uhereye ku munsi wa mbere ukagera ku wa nyuma, hose bagikomeza gukora ibyaha, maze yarangiza ntunambaze akumva yuko azajya no mu ijuru, kandi ijuru ryera ku rwego rutangaje. Mwumve rero ibintu bitangaje. Nimusoma amagambo rimwe na rimwe yantangaje, aya magambo ari yaba muri Mariko igice cya 10 muzayasoma, yaba no muri Matayo igice cya 17, aho hose ayo magambo muzayasoma. Ariko reka mpere muri Mariko igice cya 9 uhereye ku murongo wa 2 haranditse hati, nuko iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine abageza ku mpinga y'umusozi muremure. Umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irarabagirana yera dede, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Mwumve igihe Yesu yasengaga, yabashije kwera ngo umubiri we wese wera dede, ngo yewe ngo n'umumeshi abantu bazi gufura, yewe n'ubwo wafurisha womo cyangwa ugakoresha andi masabuni, ngo nta muntu washoboraga kureba uburyo imyambaro ya Yesu yeraga, ngo yari yeraga dede. Uko rero ni nako Yesu burya azava mu ijuru. Igihe azaba ari kumanuka aza hano ku isi, azaba arabagirana ku rwego rukomeye. Rero nta nkozi y'ibibi izigera yegera Yesu. Mubyumve, igihe umuntu agifite ibibi, imico mibi mu mibereho ye, igihe umuntu agifite ibyaha, ntabwo azabasha kwegera Yesu. Naje kubasomera amagambo ari mu ndirimbo ya Salomo. Ayo magambo yarantangaje, bari kwerekana hano batweretse uburyo Yesu azabasa igihe azaba ari kuza, igihe azaba ari kuza ari kuva mu bicu byo mu ijuru aje, kuko Bibiliya iratubwira ngo amaso yose azamureba igihe azaba aje. Niko batweretse uburyo Yesu Kristo azaba ameze. Ariko mwumva bazamusanganira.
mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6 umurongo wa 10 haranditse hati uyu ninde utungutse umeze nk'umuseke utambitse ni mwiza nk'ukwezi arabagirana nk'ikizubazuba ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigendana ibendera. Mwumve rero aba bantu ngo n'abantu ngo bera ngo nk'ikizubazuba ngo ni mwiza nk'ukwezi. Abana iyi mico ni imico irabagirana, aba bantu nta byaha bizaba bikibarangwamo. Mwumve rero ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe uwo ni Yesu, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ngo ni imirimo ya Satani yose igomba kubanza igashiraho. Ariko urebye aba bantu, niyo mpamvu turi kureba umubare munini bameze nk'iki cyana cy'indogobe kikiziritse ariko kikazirikwa kigenda gusenga. Mwumve rero abantu benshi niyo ubaza umuntu ubuhamya bwe ukamubaza se wehe iby'agakiza warabyakiriye. Ubushize twaje kureba mushiki wacu yaduhaye ubuhamya atubwira uburyo yakiye amahoro y'umutima, yanatubwiye uburyo yabashije kuba igihe kinini azi yuko ari umuntu w'Imana kandi burya ayoborwa na Satani. Burya uko ni nako abantu benshi bimeze. Abantu benshi bameze nk'iki cyane cy'indogobe, ni abantu bafashwe bakazitirwa maze imibereho yabo igakomeza ikaba iya Satani ariko bakomeje gusenga. Mureke mbabwire, ntabwo Satani ikintu kimukanga ari uko wafata Bibiliya, ahubwo ikintu cya mbere gikanga Satani ni ukubona umuntu yarangije kumenya yuko ari umunyabyaha agashaka uburyo bwose nawe yakwakira imbabazi z'Imana, agashaka uburyo yagenda imbere y'Imana kugeza igihe Imana imubabariye. Ibyo nibyo byonyine bikanga Satani. Ariko abantu benshi ubona yo yaciye igikuba, nibasenga ku cyumweru akavuga ati nanjye nzajya gusenga, yaba asenga ku Sabato akavuga ati idini ryanjye ni ryo kuri. Mureke mbabwire nongere mbisubiremo, ibi bintu mwiratana by'amadini ngo idini ryawe ni ryo kuri. Yesu ntabwo azatwara idini mu ijuru, uwo azatwara ni umunyabyaha yabashije guhindura, ni iki cyana cy'indogobe yabashije kuziturura. Nibitagenda kuriya ibyo bintu byose wiratana nta na kimwe kizagukiza, ahubwo ukenyere umenye yuko ibyawe ari bibi. Nshuti yanjye, biruhande rw'Imana usenge Imana kugira ngo ijuru ribashe kugira ikintu rigukorera. Nibitagenda kuriya ibyo wibwira ngo n'ubukristo ntabwo ari ubukristo pe. Nicyo rero turi kubona iki cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe, ariko Yesu we yarakitegerezaga, niko gutuma abigishwa babiri ngo ahari kibashe kuziturwa. Mureke mbabwire, iki cyana cy'indogobe cyo cyarazituwe, ariko umuntu akeneye kwibaza weho bizarangira uzituwe cyangwa bizarangira ukomeje kubaho ukomeze. Birashoboka yuko wehe ijambo ry'Imana ryaba rivugwa kandi rikakwereka yuko uzanarimbuka ariko ugakomeza kubaho uko ubayeho, none ubona amaherezo azaba yahe. Bibiliya yaranditse ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo we kwinangira umutima. Ariko ikibabaje birashoboka yuko umaze kuwunangira ugakomeza kubona ukomeza uricyo kandi ukumva nta n'ikibazo bikubwiye. Nudatakambira Imana, reka nkubwire ubuzima bwawe buri mu kaga. Shaka agakiza bikitwa uyu munsi. Baranditse mu muzanshaka mu mbone munshakana umutima wanyu wose. Ko abahinzi kugira ngo umuntu abone ibyo agira, mureke mbabwire, bimusaba guhinga, bikamusaba kubagara, guhura, niba ari ibishyimbo cyangwa iki, bimusaba imbaraga nyinshi kugira ngo azabashe kubona iyo myaka. None ku muntu ushaka kujya mu ijoro, we aziryamira abyuke rimwe na rimwe adasenze, nagira wenda azajye gusenga, ugasanga ni ibintu biraho byonyine. Reka nkubwire ubuzima bwawe buri mu kaga. Shaka Imana kugira ngo ikuziture, kuko nawe uracyaziritse, imibereho yawe iri ahantu habi, nutagenda imbere y'Imana ngo ibashe kugukiza. Ndi gutinya yuko ku munsi w'amateka uzarimbuka. Ntabwo ku munsi w'amateka ibyo bintu wigira. Nshuti yanjye, nta na kimwe kizabasha kukurokora keretse Imana yo iri gukora umurimo wayo. Hano turi kumva yohereje abigishwa babiri, weho birashoboka yuko baba barenze babiri. Ibiganiro wumva ku iyi radiyo dukomeza gutambukaho birashoboka yuko burya atari bike, ariko bigasanga bimeze nk'iki cyana cy'indogobe kigikomeje kuzirikwa. Weko birashoboka yuko udashaka kwihana, rimwe na rimwe n'ibyaha byawe bivuze, rimwe na rimwe utangira kurakara. Ariko mureke mbabwire, wewe kuzajya urakarira umubwiriza, ahubwo ujye urakarira umutima wawe, usange Yesu akuruhure. Niyo mpamvu banditse mu gitabo cya Mateyo 11:28 niho handitse hati
mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Mureke mbabwire, hari iyi mibereho yo ubwayo yo ku isi nayo ubwayo ntikoroheye. Ushobora kubona ukabona rimwe na rimwe uhura n'ibihombo, ukabona n'ubuzima nabwo ubwabwo butakoroheye, ariko mureke mbabwire ibintu biremereye cyane ni icyaha nicyo kituremereye, kuko amaherezo uri bubane nacyo amahoro bizarangira arimbukanye nacyo. Niyo mpamvu ikintu cya mbere cyari gikeneye kukubuza amahoro ni ukuba mu mibereho yawe ugifite ibyaha. Ubu rero ukeneye kugenda imbere y'Imana, kuko Yesu we ni isezerano yasezeraniye abarushye, asezeranira abaremerewe kubaruhura. None weho ni uko utarushye? Ese ni uko udafite ibyaha? None se kubera ko utari gusanga Uwiteka ngo nawe abashe kukuruhura? Ko ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye twagiye tubwumva ku radio, ku iki kiganiro, nabo batanga ubuhamya uburyo babashije kwegera Imana ikabakiza ibicumuro bakabimenya, wowe ugakomeza kubaho utyo. Ubwo ukumva iryawe ari bizima. Nshuti yanjye, ubuzima bwawe buri mu kaga. Niyo mpamvu nudasanga Uwiteka ngo abashe kukuzitura. Turi kubona kino cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe, kandi turi kugihuza n'umunyabyaha nawe burya amaze igihe kinini aziritswe. Yesu yohereza babiri, weho birashoboka yuko barenze babiri, bakomeje kukuza imbere bakwereka umunyacyaha bwawe, ariko ugakomeza kwinangira. Yewe uzageza ryari? Washaka Uwiteka bigishoboka ko abona? Uziko rimwe na rimwe ababwiriza batanga amafaranga yabo bakishyura ibiganiro kugira ngo ubashe gukira, ariko wowe kumva nta kibazo bikubwiye. None ibyawe bimeze bite? Niyo mpamvu nudatakambira Imana uri mu kaga. Reka mbikubwira, uri mu kaga. Ni benshi bapfuye, yewe banakurushaga ubutunzi, nawe ubwawe ushobora kubuzi, ariko wewe ukaba ukiriho. None uri gutekereza kuba ukiriho ko atari uburanga, impamvu Imana ikubeshejeho unabyumve neza. Baranditse mu amagambo ari muri Petero igice cya 3:9, niko banditse bati ngo Imana ntitinze isezerano ryayo ngo nkuko bamwe babivuga, ahubwo twihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Impamvu gikomeje kubaho nuko Imana iri kubona yuko uri wo kurimbuka, ikatanga ibyigisho kugira ngo basi ubashe kwihana. None weho wagira nta nubwo nabibona, wibereye akura cyaziritswe, ariko nawe nutekereza neza Imana ishaka kugira ngo ikuziture. Nicyo rero turi kumva iki cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe. Yesu we yarakibonaga, atuma bigishwa babiri kugira ngo bagende bakiziture. Reka nshima Imana yuko ifitiye urukundo abanyabyaha, ikoresha buri bumwe uburyo bwose. Bamwe yibaburiye mu munezero ibaha n'ibyago, ikaboherereza bigisha. Imana ibyo byose ibikoresha kugira ngo rimwe na rimwe umutima w'umuntu bashe kwihana, ariko ikibabaje nuko abantu benshi bakomeje kwinangira. None muri abo benshi wowe ntiwabubarimo? None se uri kubona amaherezo yawe azaba yahe? Tubyumve rero, iki cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe, ariko Yesu akitegereza ashaka uburyo bwose cyabasha kuziturwa. N'urwo rukundo Yesu afite nawe agufitiye, ari kukubona agashaka uburyo bwose yabasha kukuzitura, ari kukubona agashaka uburyo bwose yabasha kugukiza. None ko Yesu nta kintu atakoze, yabashije kwitanga kugira ngo abashe kukuronka, bizarangira abashije kukubona. Nshuti y'Imana, urushaho kubitekereza imibereho yawe, Uwiteka yiteguye kubasha kugukiza, ariko ntumwemerera. Ikindi twabonye ku iki cyana cy'indogobe, Yesu akimara kohereza bari abigishwa babiri, yaje kubabwira ati bene nyiracyo ntabwo bazabemerera, mugende mukiziture. Niko twabibonye muri Luka igice cya 19, ngo nihagira umuntu ubabaza ngo mukijyanye he, niko twabirebye, ngo mumubwire muti databuja niwe ugishaka. Ngo databuja niwe ugishaka. Ngo izo ntumwa ziragenda zibisanga nkuko yazibwiye, bakizitura icyana cy'indogobe. Ba nyiracyo barakibaza bati murakiziturira iki? Baramusubiza ati databuja niwe ugishaka. Mureke mbabwire, bene iki cyana cy'indogobe bashushanya nde? Ni Satani. Satani niwe utabushaka kugira ngo umuntu abashe kumucika. Niyo mpamvu turi kubibona Yesu we yarabizi yuko bene nyiri kiriya cyana cy'indogobe, igihe Yesu arabashaka kukizitura, barabigishwa baraba bashaka kukizitura, bene nyiracyo bari burangize
batabishatse. Mureke rero mwa bantu b'Imana mwe buri muntu wese arushaho kubitekerezaho mu mibereho ye. Hari ijambo ry'Imana rivugwa maze Satani uri muri weho agashaka uburyo bwose abirwanya. Niyo mpamvu ukomeza ukabyumva rimwe na rimwe ugasanga wari ufashe umugambi mwiza wo gushaka Uwiteka, rimwe na rimwe ugashaka uburyo watangira gufata ibihe byo gusenga weho ubwawe wiyiriza ubusa, ariko ibyo bitekerezo bigahita bigenda mu mwanya muto, ukongera ukigendera mu bucuruzi, ukongera ukigendera mu bindi, maze wa mwanya wo gushaka Imana bikarangira ubuze. Mubyumve rero, niyo mpamvu Yesu ari kuvuga ati nimushaka kugenda kukizitura bene nyiracyo ntabwo bari bubemerere, barashaka uburyo bwose iki cyane cy'indogobe bongera bakizirike. Mubyumve rero ni nako bigenda ku munyabyaha uri gushaka agakiza k'Imana, warangije kubona yuko ibyaha bye burya bizamurimbuza, warangije kumenya yuko kubarizwa mu idini bitazamukiza keretse ababariwe ibyaha bye. Uyu muntu iyo yarangije kubisobanukirwa, Satani amugabaho ibitero. Bamwe batangira kumubwira turamenye ibyo bintu ugiyemo, ibyo gukizwa n'ubwaka, n'ubundi natwe ku bwacu tumaze igihe kinini dusenga, none se ubwo ugiye kuvuga yuko igihe cyose nabaze wenda nyobora mu rusengero, igihe cyose namaze ndi umudiyakoni, ubwo ndi umunyabyaha? Wumve Satani ashaka uburyo bwose abasha kuzitira umuntu. Mureke rero mbabwire mwa bantu b'Imana mwe, Yesu wabirebye aravuga ati bene nyiracyo ntabwo bazabemerera. Ni nako bimeze iyo ubutumwa bwiza buvuzwe. Abantu benshi Satani abatera kwinangira, aravuga ati oya, igihe cyose twasenze idini ryacu ni iry'ukuri. Mureke muzajya mwumva ibi biganiro cyane, yewe n'ibindi biganiro by'abandi babwiriza mu yandi madini. Akenshi kimbabaza ni uko usanga icyo bagambiriye cyane ni ugukura bamwe mu idini rimwe babajyana mu rindi. Mureke mbabwire, ushobora gukura abantu mu bagorozi b'abarakaza ukabajyana mu barakari, ariko mureke mbabwire aho bakutwara n'aho bagukura ntabwo bagukuye mu cyaha ngo bagushyire mu kindi, ngo bagushyire mu gukiranuka, ahubwo icyo baba bagukoreye ni ukugukura muri sisiteme imwe runaka no kugushyira mu yindi. Mureke mbabwire, kuba umwizera w'idini bigiye kuzarimbuza abantu benshi. Ikiri bukiza abantu ni ukuba bizera ba Yesu, ni ukomatana n'Imana, ni uko abantu babasha kwihana ibicumuro byabo. Mubyumve rero, iki cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe, Yesu ashaka kohereza ababigishwa babiri kugira ngo bakiziture, ariko igihe cyari kigiye kuziturwa haje kuboneka intambara. Bene nyiracyo bashatse uburyo bwose kitaziturwa. Ni nako bigenda. Satani azakohereza ingeragezo byinshi kugira ngo udashaka Imana. Yewe rimwe na rimwe azajya kwereka yuko gushaka Imana cyane ari ubwaka, azajya kwereka yuko kuba warabatijwe ubwabyo bihagije, azajya akomeza kwereka yuko rimwe na rimwe gukomeza kwinywera inzoga ntacyo bitwaye, azajya akomeza kwereka yuko kuba wenda usenga ku cyumweru kandi ntaho bibarizwa muri Bibiliya ntacyo bitwaye. Kandi mureke mbabwire ngo uwica itegeko rimwe yose aba yishe. Niyo mpamvu iki cyana cy'indogobe cyari kiziritswe, Yesu ashaka uburyo bwose yakizitura. None nshuti yanjye, weho ibyawe byaba bikuziritse byaba ari ibihe? Hari abantu benshi ubusambanyi bwagoye, hari abantu benshi bafite ibyaha byinshi mu mutima. Impamvu burya ibyo byaha byose ukomeje kubikora ni uko Satani ugikomeje kumwimika mu mibereho yawe. Mureke mbabwire, burya Yesu muzabisoma muri Luka igice cya 6. Muri Luka igice cya 6 banditse amagambo nakunze, mureke awenda tuyasome. Luka igice cya 6 mwumve iri somo. Luka igice cya 6 duhereye ku murongo wa 43 haranditse hati, kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Mwumva aya magambo ngo nta giti cyiza cyera imbuto mbi cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza, ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari by'akanwa kavuga. Mwumve aya magambo aratangaje ngo ntabwo igiti cyiza cyera imbuto mbi,
hari igihe rimwe na rimwe abantu bakora ibyaha kandi akihumuriza kumva yuko nta kibazo bitwaye, agakomeza kumva yuko ari umuntu w'Imana. Reka wenda ibi bintu nabyumve ngiye kuguca intege. Niba ukora ibyaha, Bibiliya yatubwiye ngo uri uwa Satani, we kumva yuko ukiri umuntu w'Imana kubera wenda ejo bundi ku Sabato uzabwiriza, gukomeza kubwiriza hejuru y'ibyaha, ahubwo unabyumve neza ubaye mu bicuro nyinshi. Nangwa basi niyo unabireka, none se gukomeza gushaka kuvuga iby'Imana mu mutima uri wa Satani, urukumva ibyo byatari bibi cyane. Mu byumve rero ngo ntabwo igiti cyiza cyakwera imbuto mbi, nta nubwo igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Ntuzajya ukomeza kubona ufite uburakari, nuko ugutuyemo ni Satani, ni ugutera ubwo burakari. Wewe kuzagira rero ngo ni Imana ibasha kugutera uburakari. Mu Mana ntabwo habamo gukiranirwa. Niyo mpamvu rero ibyo byumve umeze nka kino cyana cy'indogobe kiziritse, ukeneye kuziturwa na Yesu. Nudatakambira Imana, reka nkubwire uri mu kaga. Ubu biranashoboka yuko ngo bene nyiracyo ntabwo bazagikundira. Bene nyiracyo burya Satani niwe mutware w'abantu babi. Niyo mpamvu nudatakambira Imana uri ahantu habi. Hano bari kutubwira bati ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, ngo n'umuntu mubi atanga ibi bibi abikuye mu bubiko bwe bubi. N'ubundi ububiko bw'umuntu bubi ni Satani uba uri mu mibereho y'umuntu. Iyo Satani rari mu mibereho y'umuntu, ikimuranga nuko haboneka imirimo ya kamere. Iyi mirimo ya kamere tuyibona mu Bagalatiya igice cya 5. Niho tubona iyi mirimo ya kamere igaragara uwo Satani atuyemo. Abantu benshi rero Satani abarimo, niyo mpamvu iyi mirimo ya kamere ikomeza kubagaragaramo. Iyo mirimo ya kamere nta yindi iragaragara, harimo gusambana, abenshi n'abasambanyi n'abahehesi, gukora ibiteye isoni, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, imijinya n'amahane, yewe no gusinda ibiganiro bibi. Ibyo byose biba bigaragaza yuko ababikora burya nuko Satani aba batuyemo. Rero hari igihe rimwe na rimwe abandi babona yuko Satani abatuyemo, bamara kubona yuko batuyemo bakumva yuko nta kibazo bitwaye, bakavuga bati icy'ingenzi ngo ejo bundi ngo hari umuntu nafashije ngo muhangwa amafaranga. None se kuba waramufashije Satani agutuyemo, ibyo byose ni ugukuba na zero. Mureke mbabwire, umubare wose yukubye na zero uhinduka zero. Ni nako nibyo uzakora, nibyo wibwira yuko ari byiza, ariko mu mutima wawe hakirimo Satani. Reka nkubwire, byose ni nko gukuba na zero, bizarangira ari ubusa. Iki cyane cy'indogobe rero ngo cyari kimaze igihe kinini kiziritse, Yesu agiye kukizitura avuga ati bene nyiracyo ntabwo bazigera babemerera, ariko muzavuge ati databuja niwe ugishaka. Mureke icyo nshima Imana nuko byaje kurangira kizituwe. Ibi rero ni icyizere kigaragara yuko nawe bishoboka yuko waziturwa. Ubu hari ibyaha byinshi ufite mu mibereho yawe. Hari indirimbo ivuga ngo ibyaha byanjye ngo biruta umusenyi. Mureka nkubwire, nawe Uwiteka kugendereye yakwereka uburyo biruta umusenyi. Ujye ureba ibyo ukora ku munsi umwe. Hari amagambo y'amashwezi, hari amagambo y'imigaryo baranditse ngo ayo magambo yose niyo azagushirisha ku munsi w'amateka. Reba amagambo kandi noneho nureba baranditse ngo n'ibitekerezo byawe bibi ngo nabyo ubwabyo bizagushirisha mu rubanza. Urebe ibitekerezo utekereza niba haba harimo n'iby'ijuru. Bakomeje berekana yuko ngo n'igikorwa cyiza muri Yakobo niko banditse ngo uzi gukora neza iyo atabikoze ngo bimuhindukira icyaha. Ubu hari nk'ibintu runaka wagombaga gukorera mugenzi wawe utakoze, ibyo byose Imana ibibona nk'icyaha. None nshuti yanjye ibyawe bimeze bite? Mbega agahinda. Abantu benshi bagiye kuzarimbuka ku rwego rutangaje, kandi bakazarimbuka bagenda gusenga ku cyumweru, bakomeza kubita abantu b'Imana. Yesu azababwira ati numva imbere muri n'ibivume simbazi. Weho uri kubona ibyawe bimeze bite? Ubu rero Yesu Kristo uwasituye kiriya cyana cy'indogobe kikazituka, nawe Yesu ari gushaka kugira ngo akuziture. Umuntu yamenya ate yuko yabashije kuziturwa? Abimenya igihe agiye imbere y'Imana Yesu akamukiza, akamuhurira ya mitwaro. Nkuko mu gitabo cy'umugenzi kuri paji ya 37 na 38 batwereka umuntu wari uremerewe afite umutwaro ageze ku musaraba, mu mutwaro wamuvuyeho. Ikintu cyantangaje mwa kiriya gitabo
ko uriya muntu ubusanzwe yitwaga umukristo kandi atuye muri Rimbukiro. Abantu benshi bari kwitwa abantu b'Imana kandi batuye muri Rimbukiro, batuye mu mibereho izarimbuka, kuko batubwiye yuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi ari urupfu rwa kabiri cyangwa se urupfu rw'iteka. Ariko icyiza cya Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo abantu abakize urupfu rwa kabiri, ahubwo abahwe ubugingo bwa kabiri cyangwa se ubugingo bw'iteka. Yesu ari gushaka kugira ngo azagukize urupfu rwa kabiri cyangwa se urupfu rw'iteka. None urwo rupfu rw'iteka nawe ushaka kururokoka? None se uzarurokoka ufite udashaka kwiyegurira Imana? Iby'Imana bivuzwe utangira kumva nta kibazo bitwaye. Nshuti yanjye, ndi gutinya yuko ibyo bita gukizwa atari byo byitwa gukizwa. Gukizwa ni uko we Yesu agomba kugutura uwo mutwaro, ibyo byaha byose ukabimujyanira, nk'uko twabonye ubuhamya bwa bamwe batubwiye bakijijwe, nawe Uwiteka ari gushaka kugukiza. None ibyawe byaba bimeze bite? Yesu rero kiriya cyana cy'indogobe cyabashije gukizwa, cyabashije iriya ngoyi zabashije gukurwaho, maze kino cyana cy'indogobe kimererwa neza. Reka dushime Imana yuko Yesu wabashije kuzitura kino cyana cy'indogobe. Nawe Yesu ashaka kukuzitura, yamara kukuzitura maze akaba umuyobozi w'imibereho yawe. Muri Luka 19 twabonye yuko kikimara kuziturwa, Yesu yagezeho ngo bagisasaho, ngo barakimuzaniye bagisasa cy'imyambaro, maze Yesu Kristo akicaraho. Uko ni nako bigenda. Uwo Yesu Kristo yabashije gukiza ibicumuro bye, kuko baranditse muri Zaburi 32 ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, ngo hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa. None we haya amahirwe yabarigeze aba yawe, cyangwa ibi bintu turi kuvuga muri weho biri kumera nk'iringara niba utaryumva, cyangwa se bikamera nk'icyarabu? Nshuti yanjye, abenshi bibereyeho ariko badafite agakiza mu mitima yabo. Niyo mpamvu hakenewe kugira ngo usange Uwiteka Yesu Kristo abashe kugukiza. Iki cyane cy'indogobe rero cyabashije kuziturwa, ngo Yesu Kristo akicaraho. Uku kwicarwaho rero kw'iki cyane cy'indogobe niko banditse bati mu gitabo cya kabiri cy'Abakorino, mwumve uburyo Yesu Kristo yicara mu mibereho y'umuntu. Mu gitabo cya kabiri cy'Abakorino, ngira ngo ni igice cya 6, niko banditse aya magambo, muyatega amatwi. Niko banditse bati, duhereye ku murongo wa 16, ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuze rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Yesu ashimwe. Ngo nzatura muri bo, ngendere hehe? Muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Reka nshima Imana yuko wa mutima wa kamere wari umwanzi w'Imana, wa wundi Satani yicaramo, Satani arahunga, maze Yesu Kristo akicara muri bo, ngo nzagendera muri bo. Mwumve rero, hirya yuko kino cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kiziritswe, Yesu yabashije kukizitura maze akicaraho, maze abantu bose bagenda bari guhimbaza Yesu. Mbega umunezero! Ese weho waba warazituwe cyangwa wazituwe igice? Mwari muzi yuko awenda ku bantu bigeze kuzitira ihene, hari igihe bayizitura, ariko bamara kuyizitura ugasanga ikiziriko kiracyayifasheho. Ni nako abantu benshi bigenda. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu yihana ibyaha runaka, ugasanga wenda nk'ubujura arabwihannye, ariko ubusinzi bugakomeza bukaba. Burya aba yarazituwe igice, kuko n'ihene nayo hari igihe bayizitura, ariko ikiziriko ugasanga iracyari kugendana ikiziriko. None weho nta biziriko waba ukigendana, ugasanga ntiwari waziturwa by'ukuri. Niyo mpamvu banditse ngo umwana naba batura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Ubu hari abantu benshi batari babaturwa by'ukuri, ugasanga ni ibyaha runaka, ukabusanga ahandi ari kuvuga ati ngo ubu ngewe ngo naretse inzoga, ariko ugasanga ubuhehese buramwuzuye. Impamvu bukikuzuye ntabwo urabaturwa by'ukuri. Yesu ashaka kukubatura by'ukuri kugira ngo yicare muri wewe, ibyaha byawe bibabarirwe by'ukuri, kandi abo umuyobozi w'imibereho yawe. Yesu rero yicaye kwa kino cyana cy'indogobe, nk'uko twabibonye
akimara kucyicaraho iki cyana cy'indogobe, turi muri Luka 19 twahereye ku murongo wa 29, niho twarebye uburyo yatumye barabigishwa babiri, arabwira ati mugende mukiziture. Yesu yarakibonaga maze barakizitura. Yesu ngo akicaraho, amaze kucyicaraho agenda ari umuyobozi wa kino cyana cy'indogobe. Kandi baranditse ngo abayoborwa na mwuka nibo bana b'Imana. Abantu benshi bari kuyoborwa na kamere, ntabwo bari kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo bari kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ngo abayoborwa na mwuka nibo bana b'Imana. Yesu rero yasigaye ari kucyicaraho. Hari indirimbo abadive bagira na bano bantu basenga ku Sabato banditse bati ngo maze abajya bandeba bajye bakubona. Burya Yesu ashaka kugira ngo abakureba babashe kumubona, bitewe nuko imibereho yawe Yesu Kristo ayicayemo. None ibyawe byaba bimeze bite? Aho ntabwo waba ukiziritswe, cyangwa wenda waziturwa ukaziturwa, ariko ikiziriko kikihari, abakubona bakavuga ati ngo nyamara nubwo yaretse kubeshya ngo ariko arakiba, ugasanga uracyari mu tuntu runaka waretse ariko ibindi bihari. Niba uri kubona bimeze utyo, genda imbere y'Imana uyitakambira uvuga ati data njukonde, nshaka gukizwa nawe. Mw'abantu b'Imana mwe, Uwiteka ashaka kugira ikintu agukorera, ashaka kukubatura by'ukuri. Niyo mpamvu ukeneye gusenga Imana kugira ngo Yesu agire ikintu abasha kugukorera. Yesu rero byaje kurangira yicaye ku iki cyana cy'indogobe, birangira bashasheho imyambaro. Bakimara kugisasa, abantu bose bateye hejuru bavuga ati hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, ngo icyubahiro kibi cy'Imana n'ahasumba hose. Mureke mbabwire, abantu bose bateye indirimbo y'amashimwe bitewe nuko Yesu abashije kuzitura icyana cy'indogobe. Ubu birashoboka yuko abantu baba barishimye, awenda igihe wabonaga diplome, igihe wenda wasaruraga, igihe wacuruzaga abantu ukunguka, n'igihe wenda wabashije gukira, igihe wabyaraga amahoro. Ibyo ni ibintu runaka abantu bibasha gushimisha abantu. Ariko mureke mbabwire, ibintu bishimisha mu ijuru ni igihe umunyabyaha yihannye. Ibyo nibyo bintu bibasha gushimisha Imana, ni nabyo bintu igihe icyana cy'indogobe kizituwe, ibyo bibasha gushimisha Imana. None mwabavandimwe banjye mwe, we kunteza amatwi ko aba bantu babashije gushima Imana bitewe nuko icyari icyana cy'indogobe kizituwe, weho ubona nawe abantu bari bashima Imana bitewe nuko imibereho yawe yabashije kwihana, ukagarura ibyo wibye, abo wasambanye nabo ukagenda ugasaba imbabazi, ubusinzi wamaze igihe kinini ubana nabyo ukabisezerera bitewe nuko Imana yabashije kugukiza ibicumuro byawe byose. None ibyawe byaba bimeze bite? Inshuti yanjye, ndi gutinya yuko ibyo waba urimo vuba bigiye kuzakurimbuza. Niyo mpamvu nudatakambira Imana, baranditse bati ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye birihije umuntu atabasha kumenya. Imana iri gushaka kugira ngo uyitabaze kandi iragutabara. Ibyo biruhije utabasha kumenya, ibyo biri mu gitabo cya Yeremiya 33 uhereye ku murongo wa 3. Noneho ku murongo wa 6 w'icyo gice cya Yeremiya igice cya 33 baranditse bati, Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa 6 niko banditse bati, basobanura ibyo bintu biruhije umuntu atabasha kumenya. Baranditse bati ngo ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Imana igiye kutuzanira kumera neza ngo n'agakiza ngo idukize. Ku murongo wa 8 haranditse hati, nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho, kandi nzabababarira ibicumuro byabo byose, ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Imana iri gushaka kukubabarira ibibi byose wakoze, ngo nzabababarira ibicumuro byabo byose, kandi ngo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Mwumve rero icyo kuba umuntu w'Imana aricyo. Icyo Imana ishaka gushaka kubanza kukuzitura ibicumuro byawe byose wakoze, ibashe kubihanagura. Hano ku murongo wa 9, kandi uyu murwa uzambera izina rinezereye n'iryishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga y'isi yose, azumva ibyiza mbagirira byose, kandi bazatinya bahindishwe umushyitsi n'ineza yose
amahoro yose nkuhaye. Mwumve ibi bintu, Imana iri gushaka kugira ngo uwo murwa ngo uzamubera umunezero, ngo abantu bose bazatinya bahindishwe umushyitsi n'ineza yose n'amahoro ngo Imana itanze mw'uwo mutima. Mureke mbabwira, wumve rero ikintu kinezeza Imana ntabwo ari amafaranga menshi utunze, kuko ni benshi bapfanye nayo, ubu batakiyafite, ubu bibereye munsi y'ubutaka, barengejeho ubutaka kandi barabanye amafaranga, abo benshi urabazi. Ahubwo icyo Imana ishaka kugukorera ni ukugukiza ibicumuro byawe. Niyo mpamvu rero hano bari kutwereka iki cyana cy'indogobe kikimara kuziturwa, Yesu Kristo akimara kukicaraho, abantu bateye indirimbo z'amashimwe bari kuvuga ati hayirwushe mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru n'ahasumba hose, bafite umunezero kuko kino cyana cy'indogobe cyazitowe. None muri weho nawe waba ufite uyu munezero uvuga uti nanjye narimeze nk'iki cyana cy'indogobe kimaze igihe kinini kiziritswe, ariko ubundi gushima Imana yuko nabashije kuzitorwa? Cyangwa weho ubuhamya ukirimo nuko iwanyu wavutse basenga? Mureke mbabwire, ntabwo agakiza k'iwanyu kabiwanyu, ntabwo agakiza kabiwanyu kabasha kugukiza, ahubwo icyo nyine cyabasha kugukiza ni ukwigendera imbere y'Imana ukabasha kuyitakambira kugira ngo ibashe kugutabara. Icyo rero cyari muri bimwe twari turi kubona yuko kino cyana cy'indogobe cyabashije kuziturwa, kandi reka nshima Imana yuko uwakizituye na n'iyi saha arahari. Baranditse mu byahishuwe ngo ni Alufa na Omega, ngo ni itangiriro akaba n'iherezo. Ibyo yakoreye abakera nawe uyu munsi aracyashaka kubigukorera. Mureke mbabwire rero ibintu bitangaje, abantu benshi bashimishwa n'ubuhamya bwa ba Pawulo, bagashimishwa n'ubuhamya bwa ba Mose. Umva rimwe na rimwe yanabivuga ukabona ari kubivugana umunezero, ariko reka nkubwire, ubuhamya bwa Mose ntabwo ari bwo bwawe. Mose yarapfuye, muzanabisoma muri Matayo 17 igihe Yesu Kristo yari ari Getsemani, ari muri Erayono, yewe n'igihe yari ari Getsemani ari gusenga, ngo Mose na Eliya baraje baramukomeza. Rero ikibiri kwerekana abo bo ibyabo barangiye bagize amaherezo meza, ahubwo ukeneye kwibaza nge wiherezo ryanjye ni irihe? Irya Pawulo, kwizera kwa Pawulo nukwe ntago kwabasha kugukiza, ahubwo weho ukeneye kugera ikirenge mu cyabo. Baranditse mu Bakorinto ngo ibyo byose byanditswe ngo ari akabarore, kugira ngo bitubera akabarore, kugira ngo natwe aho baguye twebwe twe kuhagwa, ahubwo tubashe gukizwa binyuze mu cyitegererezo cyiza babashije kugira. Niyo mpamvu nshuti yanjye, weho unteze amatwi ukeneye gukomatana n'Imana cyane. Muri Luka 19 handi twari turi ku murongo wa 39, twaje ko haranditse hati ngo abafarisayo bari muri iryo teraniro baramubwira bati mwigisha cyaha abigishwa bawe. Mureke mbabwire, aharimo igihe iki cyana cy'indogobe cyari kimaze umwanya kizituwe, byaje kurangira harimo bamwe byabababaje ngo abona abafarisayo. Mureke mbabwire, iguhuru bushaka gakiza uzahura n'imbogamizi. Bamwe musengana n'abandi wenda musangira inzoga, ntushaka gakiza, bamwe bazatangira bakubwira bati uramenye ibintu ugiyemo ntabwo ari byo. Niyo mpamvu na bano ahizaboneka irindi tsinda rivuga riti mwigisha cyaha abigishwa bawe, ariko birangira Yesu atabashije kubacyaha, ahubwo aravuga ati, arabasubiza ati ndababwira yuko ababahoze amabuye yarangurura. Mureke mbabwire, imbogamizi ni nyinshi ku muntu ushaka gakiza. Bamwe bazatangira bakubwire bati ibyo bintu ugiyemo ntabwo ari byo, ariko reka nshima Imana yuko Yesu yavuze ati ngo banahuze n'amabuye yarangurura. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gucecekesha ubutumwa bwiza. Rero nshuti zanjye, mwebwe twari turi kumwe, twarebaga uburyo kino cyana cy'indogobe gishobora kuziturwa, uburyo cyamaze igihe kinini kiziritse, ariko birangira kizituwe Yesu Kristo akicaraho. Abandi bagira umujinya, kandi abazawugira bazaba benshi. Abeli akimara kwakira agakiza, Kayini yararakaye aramuhitana. Ni nako bimeze nawe. Impamvu abantu bakigukunze nuko uri mu bintu byitwa bisa nko kumenya Imana ariko bitari byo. Birashoboka yuko byaba bisa nkaho ari ugukiranuka ariko atariko, ari
no kuba umunyedini. Mureke mbabwire, mwari muzi yuko n'abakozi b'idini atari bo bakozi b'Imana? Abantu benshi barabyitiranya, niyo mpamvu muzajya mwumva abantu benshi bashimishwa nuko abantu bemeye idini ryabo, ariko kuba umukozi w'Imana ni igihe abantu bari gushimishwa nuko bamwe bavuye mu byaha bakagera mu gukiranuka. Njyewe rero ikintu mbararikira cyane ni ukurenga ibi bigaragara, ahubwo ugasanga Uwiteka, kugira ngo Yesu Kristo abashe kuguha amahoro y'umutima, kugira ngo Yesu Kristo akubabarire ibicumuro, kugira ngo Yesu Kristo yicare mu mibereho yawe nk'uko yabikoreye kino cyana cy'indogobe yakizitura, maze akacyicaraho, amashimwe akaba amashimwe, maze abari gushaka gucyaha Yesu akababwira ati n'amabuye yarangurura. Nawe nicyo kintu ndi kukurarikira. Niyo mpamvu muri bimwe nababwiraga, Kayini yaje kurakarira Abeli bitewe n'agakiza Abeli yakiriye. Ni nako akenshi byagiye bigenda ku muntu iteka wakiriye agakiza, ababi bakomeza kumurakarira. Ariko reka nshime Imana yuko nubwo bamurakarira, Yesu Kristo aba ari ku ruhande rwe kandi yiteguye kumuha imbaraga. Niyo mpamvu muri bimwe rero nakurarikira nshuti yanjye, umatana n'Imana. Shaka Imana bigishoboka kwibonwa. Niba itagenda kuriya, ushobora kuvuga ati ngo nge nzayisanga ejo. Abanyarwanda baravuze ngo iby'ejo bibara b'ejo. Niyo mpamvu Abafaransa bavuze ngo le meilleur moment c'est maintenant. Iki nicyo gihe. Niyo mpamvu nushaka agakiza we kurindiriza ngo ejo, ahubwo umatana n'Imana ushaka agakiza uyu mwanya. Rero nshuti yanjye, ijuru rikomeze ribane nawe, rikugenderere, rikwereke yuko ukeneye agakiza cy'Imana. Ibi rero nibyo bintu twarebaga, twigaga ikigisho kivuga ngo Yesu azitura icyana cy'indogobe. Imana y'amahoro ibane nawe kugira ngo mubo Yesu agomba kuzitura nawe ubashe kubabonekamo. Cyabikoze ni wanga we kugira ngo abantu bose bazapfa urupfu nk'urwupfuye. Oya, harimo abandi bazabyemera, kuko baranditse ngo Yesu nibwo haboneka umunyabyaha umwe, ngo we yagombaga kubasha kumukiza. Imana ibane nawe kugira ngo muri uwo munyabyaha nawe ubashe kumubonekamo, nanjye mbashe kumubonekamo. Imana rero ikomeze ibane natwe, ibidusobanura kurusha uko umuntu yabivuga. Nibyo ndi kubasabira, nanjye ntiretse mu izina rya Yesu. Mureke twongere dusenge Imana maze dusoze ikiganiro cyacu. Turagushimye Mwami waremye ijuru n'isi, urema n'amasoko, ukaba ushaka no kurema bundi bushya. Izina ryawe rihimbazwe. Komeze rero ubane natwe, iki kiganiro abari ubasha kugisobanurira imitima yacu kugira ngo tubashe kuziturwa by'ukuri. Nibyo nsabira bagenzi bacu, nanjye ntiretse, uduhe ububyutse bw'ukuri kandi uduhe kugira ngo tubashe gushikama. Nibyo dusabye kandi twizeye yuko uri bubashe kuyihindura binyuze mu byigisho turi kwiga, kandi uhe buri muntu wese kuba iruhande rwawe no kugutakambira kugira ngo akize ubugingo bwe. Nibyo dusabye kandi twizeye mu izina rya Yesu, amina. Imana y'amahoro ibane namwe mu izina rya Yesu. Yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye